Hello guys, welcome to Code. This is the channel which will help you to know everything about web designing. Hano ino channel izajya ibafasha mu bijyanye no gukora websites, web pages, interactive web pages, front end, back end. Muri make izabafasha kuba mwaba full stack web developers mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hano let's try to our content. Tugiye gutangirira kuri front end web development, aho tugiye guhera kuri HTML. Ubundi HTML bishatse kuvuga hypertext markup language. Ni ururimi rwifashishwa mu gukora amapage afungukira kuri internet cyangwa se afungurwa na web browser. Nicyo bita HTML. Ni ururimi rwifashishwa mu gukora amapage afungurwa na web browsers. Web browsers ishobora kuba Google Chrome, ishobora kuba Safari, ishobora kuba Firefox, ishobora kuba Microsoft Edge, ishobora kuba Opera Mini n'izindi. Amapage yose afungurwa n'izo web browsers mbabwiye akorwa na HTML. Hano HTML niyo tugiye guheraho. Mbere na mbere biradusaba ko tuzaba dufite editors cyangwa se icyo bita IDE, Integrated Development Environment. Iyo ni software twifashisha twandika codes cyangwa se twifashisha kwandika web page yacu tuyicoding. Hano nifashisha yo bita VS Studio Code, Visual Studio Code. Niyo nifashisha ku muntu utayifite yaza hano muri web browser akoresha ere yose, yenkoresha iyi akandikamo VS Studio Code download, then akaza kuri link ya mbere ahita abona, akayikandaho. Iyo link ya mbere usubona ugahita uyikandaho. Yego bise biza, warangiza ugakanda hano. Mu gihe ukoresha Windows operating system urakanda hano irahita yidownloadinga. Mu gihe ukoresha Ubuntu cyangwa se Debian urakanda hano. Mu gihe ukoresha RPM urakanda hano, Fedora. Mu gihe ukwifashisha Mac operating system urakanda hano. Ko hano ngewe machine ndi gukoreshamo Windows 11, niyo mpamvu yo mfite ni yanga. Kuyinstall nta kindi, hano niba gukoresha 64 bits cyangwa se 32 bits biraterwa niyo uri gukoresha. Ugura downloading bitewe na system ufite, niba ari 64 cyangwa 32. Nurangiza ukanda right click kuri yo file zaba bamaze ku downloadinga, ukanda right click, next, then tuyifungura. Ugifungura iyo VS code yawe uraza ahantu hameze gutya. Bwana biradusaba kubanza gukora folder turi buze gukoreramo program zacu. Kandala right click hano kuri desktop bisanzwe, kaza kuri new, kaza kuri folder, katuyite iga code. Niturangiza tukande right click, show more options, open with code. Urabona ko iga code ngiyi. None tugiye gukora file turi buze kwifashisha turi gukodinga. Bakanda hano, add new file, katuyite index.html. Tuyite ukanda enter. Ukanda enter ushobora kuvuga ko hano hatangiye. Hano kugira ngo utangire HTML code, cyambere ukanda less than symbol, doc type cyangwa se document type iko HTML, ukanda dutangire HTML. Ubwo hano ukamenya ko muri HTML habamo icyo bita tags. Tag kwayifata nk'imiryango cyangwa se tag. Hari tag ziba ziri opened
cyangwa se ziri paired bisobanura ko hari opening tag na closing tag yazo. Hano mbere na mbere iyo utangiye HTML, ubwo ino doc type HTML shaka kuvuga ko isimboliza ko iyo page turi kwifashisha cyangwa se iyo type ya HTML ari HTML5, itangazwa na agatangaro doc type HTML. Tukajya kwatangira HTML yacu, washaka kugashyiramo language lang iko English igaragazwa na en. Then ubona ko HTML ifite closing na opening tag. Closing tag ni ya tag yawe ufite nk'iyo dufite hano, urabona hano ukazamo kandika iyo jambo HTML wabanje akabar kaberamiye iburyo, kano gasobanura close. Muri HTML yacu rero tuba dufitemo izindi tags, harimo iyo bita head nayo iri paired, ifite opening na closing tag. Tukajya n'iyo bita title nayo iri paired, ubwo igafate titre ya page yacu tuyite iga code first class. Kadusevinge tuze amwe kwa sevinze page yacu. Ubwo turazana muri iga code turebe iyo file yacu kwa index opening. Urabona ko by default page yacu no kumukiza imeze. Dukomeze na coding ya page yacu. Hano hari ikintu bita body. N'izina body niyo iba icontaininze page zawe cyangwa se content zose ufite. Urabona ko iyi title kwise iga code first class niyo iyi ngiyi iza hano muri menu bar ya Google cyangwa se ya web browser uri kwifashisha, ariyo iyi ngiyi. Hano nyuma ya head tuhaza icyo bita body nayo iri paired, ifite opening na closing tag. Reka kwandikemo body, ijambo ryacu rya mbere kwandikamo ngo I'm ready to learn web design. Saving Ctrl+S, turangize tuze hano refreshing turebe ibyo tugiye kubona. Urabona ko ijambo kwanditse aha muri body riraza hano muri body yacu. Body yacu nino hano hose hari umweru. Then muri HTML habamo ikintu bita paragraph. Paragraph muri HTML twafata nk'umurongo. Muri musanzwe paragraph ni igika, ariko muri HTML paragraph ni umurongo uzana amagambo runaka cyangwa se code runaka. Reka dufate iyi I am ready to learn web design tushyire muri paragraph, igaragazwa na P, nayo iri paired, ifite opening na closing tag. Ariko bikaba bishatse kuvuga ko iyo content ushaka ko iza muri paragraph ijya between opening and closing tag, ibiri unclosed between them. Kugira ngo closing irongera ka yes. Reka turebe icyo dukora ko dusavinga, turangiza tukarefreshinga. Nothing changes kuko nta kintu twahinduye mu magambo yacu.
ikindi muri HTML tugira hari uburyo tubona amagambo aje, ugasanga amagambo amwe aje atsindagiye andi ntatsindagiye. Kugira ngo iyo content tuyigire muri HTML cyangwa se izo code zikora muri HTML, twifashisha tag bita b bisobanura bold, nayo iri paired, ifite opening na closing tag. Kamakinga sure ko iryo jambo ryose ushaka ko riza riri bolded riraza enclosed between opening and closing tag of p. Save. And then refresh. Urabona ko ijambo ryaza ari bolded. You can see that it is bolded. Ikindi hari uburyo ki muri HTML amagambo aza aciyeho uturongo cyangwa se ari underlined, wifashisha tag bita u bisimboliza underline. U nayo iri paired. Saving. Nuko ryaza riri underlined. Ubwo hano ni about the p. Ikindi muri HTML hari ubwo wandika amagambo akaza atandukanye muri size bitewe n'icyo ushaka kuemphasizing cyangwa se n'icyo ushaka kwerekana. Kugira ngo amagambo aze atandukanye muri size, icyo bita h1, h2, h3, h4 up to h6. Urugero ko kwandike h1 ziri paired nazo, kwandike this is my first heading. H2 kugira ngo bitatugora bikoreye rimwe, is my second heading. H3 third heading. H4 fourth heading. H5 heading. The same H6 heading. Then save. Turebe tugiye kubona. Urabona ko iyi ni H1, H2, H3, H4, H5, H6. Uko imibare igenda yiyongera niko text zigenda zigabanuka. H1 bari nini, H2 ari ntoya, H3 ari ntoya kurushaho, H4 gukomeza. Nuko amagambo aba ameze. Ikindi twarebaho guys, turi kureba uburyo ki izo headings zawe wazigira underlined cyangwa se ndizibe underlined. Hano ikintu cya mbere wakongeraho nko muri H1 kongeraho u. Ngavuga ko iri paired. The same for H2 u. Nakomeka sure ko amagambo ushaka ko aza ari underlined yaje ari between the closing and opening tag of u.
kadusevinge turebe ikintu turi buze kubona. Urabona ko amagambo ahise aza ari underlined. Hano indi tag ya nyuma tugiye gusorezaho the session for today, tugiye kureba uburyo ki wakandika kode ifata interuro ndende cyangwa se amagambo maremare ikayagiramo line break, ikayashyiramo imirongo igiye itandukanye. Urugero, dukore paragraph, iyo paragraph twandikemo ibintu birebire dushaka. Urugero, this is iga code where you will be learning more about web development from the beginning to advanced level, and we will guide you how to develop your personal projects to solve real life problems. Let's save this and refresh. Nuko amagambo dufite nayo hano, iyo tag ndi kubabwira ifite kubafasha mu bijyanye no kuba amagambo maremare wayashyiramo amagambo magufi. Nk'urugero, kadufate this is iga code, tugire umurongo ukwawo. Uyu tag yita br, ntago iri paired, niyo make ntago ifite closing tag. Nuko iga code bari kwayo, even here br nayo ibaye kwayo. Even yes, iyo tag bayita br. Guys, let's call it a day. Today twize ibijyanye n'uburyo ki HTML content ziba zidesigninze, aho zose ziba ziri enclosed between HTML tag, aho harimo head, title and body, aho ukabonye ko body bikonteninze ibintu byose ushaka ko iyo website yawe igaragaza. Thank you for your attention. We shall meet next.